atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Banyarwanda bavandimwe inshuti za radio televiziyo Ibuka Bose Rengera Bose ndabasuhuje. Uyu munsi dufite umushyitsi akaba n'umurwanashyaka wa Ibuka Bose Rengera Bose unayihagarariye mu majyepfo y'Ubufaransa. Ndagira ngo nk'ijambo bwana Atanazi Hakizamungu kuko ariwe uyu munsi uri butuganirize. Ingingo rero ari buraseho nirebana n'ifungwa, izimizwa, iyicwa, ihotorwa, ihohotera n'ibindi byinshi cyane leta y'u Rwanda ikomeje gukora mu gihugu cyacu, cyane cyane yibasira urubyiruko ariko itibagiwe n'abakuze. Ndagira ngo muhe ijambo ababwire ibyo yaba yarabonye muri iyi minsi, amakuru agezweho ajyana n'ibyo byo gushimuta abanyarwanda no kubicisha inzara, kubafungira ahantu hadashobotse. Nanone nitujya kurangiza ashobora kuza kugira icyo atubwira ku by'urubanza rwa Paul Rusesabagina mu magambo make. Muvandimwe Atanazi Hakizamungu rero ijambo ni iryawe. Murakoze bwana Jean Marie Ndagijimana, nongeye kubashimira rwose kuba mwongeye kuntumira cyane cyane kuri iyi radio televiziyo dusangiye twese ya Ibuka Bose Rengera Bose, kugira ngo ngeze ku banyarwanda mu by'ukuri icyo ntekereza kuri iri zimira n'ifungurwa ryabaye mu minsi yashize ry'abantu bari baraburiwe irengero. Icyo nagira ngo ngarukeho gato nongere gusubiramo nuko ibi bintu atari bishya, bimaze imyaka n'imyaka mu Rwanda kuva FPR yagera ku butegetsi. Ibi ni ibintu byagiye biba. Wenda igitangaje nuko benshi mu myaka yashize FPR imaze ku butegetsi bagiye baburirwa irengero nyine bakagenda burundu, bakabura benshi bakicwa. Ariko n'ubwa mbere none igishya kibonetse muri ibyo bintu nuko ari ubwa mbere abantu bamara imyaka 4 baraburiwe irengero bakagaragara. Niko kantu nagiraga ngo nongereho. Naho ubundi ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro muntumiyemo. Ndagira ngo turaza kureba muri rusange, nubwo nge ku giti cyanjye mu by'ukuri navuga ko nagize amahirwe yo kutanyura muri iyo nzira y'umusaraba abanyarwanda benshi banyuramo, ariko mu by'ukuri mfite inshuti, mfite abavandimwe n'abantu ba hafi bagiye banyura muri izo nzira z'umusaraba, bambwiye uko bigenda, bambwiye akababaro bahura nabyo. Ngiye mu by'ukuri nkaba mbigereranya ntaho bitaniye mu by'ukuri buriya buryo gushimuta abantu, byo kuzimiza abantu, ntaho bitaniye n'iriya nzira y'umusaraba abajuifu banyuzemo mu ntambara kabiri y'isi yose, ibyo babakoreye bitaga deportation, aho babajyanaga kubicira muri za Polonye. Ntaho bitaniye n'ibi ngibi abanyarwanda bagenda bahura n'ubu buryo FPR Inkotanyi igenda ikoresha, imaze imyaka ikoresha mu gushimuta abanyarwanda batandukanye. Ndagira ngo rero mbashimire, ubwo turaza kwinjira mu kiganiro mu buryo burambuye mu by'ukuri, ariko nagira ngo shimire Ibuka Bose Rengera Bose ndetse n'indi miryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kwitahwemye gutabariza abanyarwanda bari mu kaga, kuko ni benshi cyane, n'ibihumbi n'ibihumbi. Ndagira ngo by'umwihariko abatwumva iyo miryango cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange mbonereho umwanya mu by'ukuri wo gushimira abo bantu bose bagira uruhare mu gutabariza abanyarwanda bari mu kaga, kuko ntibyoroshye haba abo bashimuswe cyane cyane no ku miryango yasigaye, kuko imiryango yasigaye nabwo mu by'ukuri buriya gushimuta umuntu kuri buriya buryo byica inshuro ebyiri. Byica nyine nyir'ubwite washimuswe kuko abaho atazi ko ari buramuka, ariko byica n'abasigaye, kuko abasigaye ntibaba bazi mu by'ukuri, baba bavuga bati ese yarapfuye, ese aracyariho. Nabo ubwabyo mu by'ukuri ni nk'ica rubozo rindi ryateye muri kiriya gihugu, naryo tugomba kongera kwamagana nk'abanyarwanda muri rusange. Murakoze.
uvuze ukoresheje ijambo deportation ni ukuvuga ni ugushimuta abantu ukabajyana aho badasanzwe kugira ngo bazagwe iyo ngiyo. Birazwi koko nk'ahitwa Auschwitz n'ahandi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi hari abantu basanzwemo baraboze bameze nk'amafuku, bameze nk'imbeba, bari bamaze imyaka bene wabo bakeka ko bapfuye. Intambara irangiye babona bameze nk'imirambo, baryamye mu mirambo ariko bakiri bazima. None rero mu kanya uvuze abantu baherutse gufungurwa nako barabarekuye babajugunya aho batazi, ku buryo nabo batazi aho bari baturutse, ntibari bazi aho bafungiye. Wavuga muri make ibyo bintu uko byagenze n'aho byabereye? Murakoze bwana Jean-Marie Ndagijimana. Icyo navuga kuri ibyo bintu ni uko mu by'ukuri burya abanyarwanda, ngira ngo abanyarwanda turi mu bihugu bya mbere ku isi byababaye kubera ubwicanyi bwinshi bwagiye buba. Ariko icyo nakongera kuvuga ahangaha ni uko burya kwica abantu birimo ibice byinshi. Abicanyi bakoresha uburyo bwinshi butandukanye. Twabonye muri jenoside yakorewe abatutsi abakoresheje imipanga, muri jenoside yakorewe abahutu sinjye wabivuze, ndagira ngo jenoside yakorewe abahutu wenda batayemera, ibyo n'akazi kabo, ariko twibutse ko umuntu wa mbere wabivuze kuri radio ni nyakubahwa perezida w'igihugu wavuze ati cyane tutavuze ibyabereye mu Rwanda nk'ibyo muri Kongo byo bifite na raporo zakozweho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda mwibuke ko yavuze ati twarabacyuye, abo tudashoboye gucyura twarabarashe. Ubwo no kuvuga ngo bicishijwe amasasu. Donc uburyo bwo kwica abantu ni bwinshi cyane, harimo ibyo by'amasasu, harimo imipanga, harimo kuniga, harimo akando. Hari abanyarwanda ngira ngo twabonye uburyo bwinshi bwica abantu. Buriya buryo nabwo bukoreshwa bwo gushimuta abantu kuri ukabajyana kubanigira ahantu mu myobo cyangwa ahandi hantu bafungira mu ngunguru bamwe cyangwa mu handi hantu hatagize, nabwo ni ubundi buryo bwo kwica abantu. Niyo batapfa ako kanya kubera kutabanize cyangwa utabakubise ikintu kibica ako kanya, ariko ubwo buzima bwonyine ubajyanyemo bashobora gupfa mu gihe nyine ukibafite muri icyo gihe babamaranye, cyangwa se niyo wamurekura ubuzi ko mu by'ukuri nta buzima basigaranye. Ahangaha ndagira ngo nibutse abanyarwanda wenda bari kutwumva cyane, kuko harimo wenda abize n'iby'ubuzima bw'abantu, abadogiteri, abamedese cyangwa abavime cyangwa n'abandi bantu, ko ntabwo burya ari ukubona umuntu ahagaze ari kuvuga ko umuntu ari nk'ubu. Umuntu ashobora kuba ari kuvuga ariko asigaje amasegonda nk'abiri kugira ngo apfe. Mpamya ko abantu bakoresha buriya buryo mu by'ukuri FPR inkotanyi ikoresha bazi icyo bakora, ntabwo ari abana. Twibutse ko biriya bintu ntabwo abikora ari abana, bazi ibyo bakora. Ntabwo twafata nk'aho biriya buryo bukoreshwa ari abantu bakora ibintu batazi, nk'aho ari impanuka ibagwiririye. No, aba ari abantu bakora ibintu bazi, bakora ibintu bateguye bazi. Nabwo ni uburyo, buriya buryo bukoreshwa ni uburyo bwo kwica abantu mu by'ukuri. Kuko nubwo tubona bari abafunguwe, turi kuvuga bari abafunguwe kubera ko twababonye. Mu kanya wavuze nyine iby'abajwifu barokotse Auschwitz, ariko bari abantu nabo ngira ngo mwabonye ku biganiro byagiye bitambuka, harimo bagiye basohoka bari abantu beza babutaga ribogar mu kinyarwanda cyangwa bameze neza, ariko agasohokamo afite inda, agasohokamo yararwaye bwaki, agasohokamo ameze ukuntu. Icyo ni ikintu cya mbere nashaka kuvuga. Ikindi ni ukuvuga ngo bari abantu ubwo basohoka bari kuvuga kuriya, ariko ubuzima bwabo wenda basigaje iminsi mike kugira ngo bapfe, kuko ubuzima bwabo bwarangiritse. Ni abantu bahagaze gusa bari kuvuga kubw'umwuka, bafite akuka gake ko guhumeka, ariko wenda nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'amezi angahe bazaba bapfuye, bizaba birangiye. Ibyo rero umuntu wabikoze, umuntu ubikora we azi ibyo akora. Umuntu wabafunze wabajyanye muri iyo nzira y'umusaraba gutyo, we azi ibyo akora, ntabwo ari impanuka yakoze, ni ibintu yateguye. Nicyo kintu abanyarwanda bagomba kumenya. Icyo kintu abanyarwanda bagomba kukimara. Niyo mpamvu mpamagara n'imiryango y'abari abantu bafunguwe kubaba hafi, bakabajyana kwa muganga aho bishoboka, bakabavuza, bakajya kubapimisha, bakajya kubakoresha ibizamini bishoboka, kugira ngo mu by'ukuri barebe niba nta bindi bibazo bafite. Kuko bari abantu ntabwo ari ikibazo cy'uko bari kuvuga, bari kujya ku mateleviziyo, bari kujya ku maradiyo atandukanye, ntabwo ari kuvuga ko bafite ubuzima buzima ukurikije inzira banyuzemo. Bari abantu ushobora kubona na nyuma y'icyumweru na nyuma y'iminsi ingahe bagapfa. Kandi hari abandi bantu, iyo mvuga ibi ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndi kuvugira abangaba bafunguwe, nkuko natangiye ikiganiro mbabwira, ntabwo aba bantu aribo ba mbere banyuze muri iriya nzira. Hari abandi banyarwanda benshi ibihumbi n'ibihumbi nabo banyuze muri iriya nzira. Gusa igisha kibonetse muri buriya buryo ni uko noneho hari abari bamaze imyaka 4 bo bavuyemo, ariko mbere wenda hari nk'abamaraga mu ibyumweru 3, amezi 3, amezi 5, bakabajyana nabo bakabajugunya kuriya bakagaragara. Ariko noneho igisha kibonetse mu abari bamaze imyaka 4 niko gashya mu by'ukuri gatumye twongera kubivuga. Ariko buriya buryo
ni uburyo FPR mu by'ukuri maze imyaka n'imyaka ikoreshwa. ahangaha rero utarakomeza nkunganire, ngewe nzi umuryango wabuze abana batatu ku buryo bukurikiranye kandi hari muri 2003. uwo muryango ni uw'i Butare. nzi n'undi wabuze abahungu babiri b'abanyabyumba. noneho mbaza imiryango ntese murashaka ko twebwe ko ariko kazi twiyemeje twabatabariza? barambwira bati uramenye nudutabariza natwe baradutwara. ndakubwira ko hari muri 2003 kugeza uyu munsi abo bana ntibaragaruka. noneho ngewe nkaba nzi imiryango ibiri. none se muri icyo gihe ko birwaga bayorayora abana bato bafite imyaka 16, bamwe baravuga ngo babajyanye mu ntambara yo muri Kongo, ariko abo bose ntibagarutse. barihe none? baba bari mu myobo nabo cyangwa barapfuye bagahambwa tutazi icyo bazize? erega burya jenoside ya Auschwitz se wagize ngo nabo barashe cyangwa bashyizemo gazi gusa? hari n'abapfuye bazize nyine kwicwa n'inzara, babarundarunze hamwe bakabicisha inzara cyangwa bakabaha ibiryo bibica buhoro buhoro. uravuga uti bariya bafungurwa bashobora kuba basigaje amasegonda ngo bapfe, ariko hari n'abavamo bakamara ubuzima bwabo busigaye ntacyo bimariye kubera nyine ibyo baba barabukoreye. wabonye ukuntu barafinda yavuye Indera ameze. Prese si ukumwica, baramwishe mu by'ukuri. ubwo rero wakomeza nanone ukaba wavuga ugereranya, tukibaza tutese nka Shyaka Gilbert yarabuze. hari umuntu wavuze ngo yaba ari Uganda ariko nta gihamya yatanze. umuntu yanavuga ko wenda ashobora kuba yarabikoze yibeshye cyangwa abeshya, ariko umugore we hagati aho barimo bamutwika ahadatwikwa ku gitsina cye cy'umubyeyi. yavuyemo buriya nawe yarononwe, biraba byita konona umubyeyi. bariya nabo tumenya. noneho tekereza abantu benshi bafatwa ku misozi hirya no hino. ibyo bintu urabona bidashobora kuzavamo jenoside itavuzwe. abantu bakakomeza kuvuga ngo yagiye ntiyagarutse, umwe, babiri, batatu, 10, igihumbi, ibihumbi 10. burya jenoside si umubare mwinshi. jenoside ni uburyo ubwicanyi cyangwa kugirira abantu nabi biba byakozwe. mubitekerezaho iki? mu by'ukuri nibyo navuze hejuru ngitangira. navuze nti kwica abantu hari uburyo bwinshi bukoreshwa. ntabwo abanyarwanda bagomba gukomeza gutekereza ko kwica abantu ari amasasu yonyine umuntu yarashe akica abantu, cyangwa se imipanga nk'ibyo twamenyereye abantu bagiye bakoresha inkotanyi cyangwa interahamwe mu kwica abantu batandukanye, babo Abatutsi cyangwa Abahutu. mu kwica abantu nibyo navuze hejuru ngitangira. n'ubu buryo aba bantu bakoresha nibyo nandi kuvuga mu kanya, ntabwo ari ibintu bibatunguye. abo bitungura ni abanyarwanda babura abantu babo bajyana muri buriya buryo. ariko ubikora, FPR inkotanyi bikora, yize ibyo ikora. nicyo navuze hejuru. ni ukuvuga ngo ni ibintu iba yateguye muri ubwo buryo bwo kwica abantu. nagira ngo nibutse ko nibyo nanabivuze hejuru, hari abangaba turi kubona bavuyemo cyangwa n'abazavamo, wenda twizere ko nabo ba Shyaka Gilbert barimo. ariko twibutse ko hari benshi nyine bo banapfuye, ibihumbi n'ibihumbi byapfuye wenda bitazagaragara. iki kintu nacyo abanyarwanda bagomba kukimenya. gusa icyo tugomba kuvuga, ndakeka ko abanyarwanda baranabizi kuturusha ko aba bantu benshi, ngewe nkanjye ubwanjye komine mvukamo y'Icyangugu, nabaza abantu 15 kuva babuze hagati y'1900. agace mvukamo ni agace, ntabwo ari komine Pwito, ko muri komine ashobora kuba haraguzemo benshi cyane. agace n'abantu bari hafi y'umuryango, nabaze abantu bagera hafi kuri 15. ni ukuvuga nk'abantu bagiye nko abantu bo kwa basebukwe bababyara banjye nabo nabakiragamo, ababyara banjye n'abandi. abantu 15 babuze hagati ya 1994 FPR afata ubutegetsi muri zone FPR yakontoreraga, yagenzuraga. ni ukuvuga imaze gufata ubutegetsi za Butare yaragezeyo, kuko hari abantu burya FPR kimara gufata Butare bagiye bava Cyangugu bakajya nyuma y'intambara guhera mu kwa 7 94
bahita bajya Kigali bavuga bati igihugu cyafashwe, igihugu cyaje amahoro. Abo bantu benshi bavuye Cyangugu burya bajya za Butare, ikintu abantu batajya bavugana za Gikongoro ntibagarutse. Barimo ibyo Masaba ajya avuga, Masaba wenda bagize amahirwe bararokoka icyo gihe barafungurwa, ariko hari benshi burya nabo bagiye muri buriya buryo bakabura. Tugarutse no kuri ibi byo gufungwa gutya byo kuburirwa irengero nk'uko abo mu Rwanda babivuga, kuri ibi byo kuvugirwa irengero nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, ndongera mbicaho akarongo ko si ibintu bishya. FPR bifitemo uburambe muri ubu buryo bwo gukora, bwo kujyana abantu bakaburirwa irengero. Nta gishya kirimo kuri twe. Igishya kirimo nk'uko nabiciyeho akarongo hejuru dutangira, ni aba bantu bari bamaze imyaka 4 baraburiwe irengero, twongeye kugira amahirwe yo kubona. Nicyo gishya cyonyine kirimo. Ariko mu bundi buryo bwo bwakoreshejwe, Bwana Ndagijimana ndakubwiza ukuri, nta gishya kirimo. Donc ni uburyo mu by'ukuri sinzi aho FPR yabwigiye, ariko mpamya ko nko twabivuze hejuru, ni uburyo yigiye kuri bari abanazi bagiye bakoresha mu gihe bajyanaga abayahudi mu hariya za Auschwitz cyangwa n'ahandi hantu. No ubu buryo bwo kwica abantu nabwo mpamya ko FPR yabyigiye nabyo kubanazi. Mu by'ukuri ni uburyo bwagiye bukoreshwa cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mpamya ko FPR yafashe ari bwiri gukoresha. Kubyerekeye rero ibyo mwavugaga Bwana Ndagijimana, mwavugaga mugira muti mwebwe mufite abantu muzi, twese tuzi buri munyarwanda wese afite abantu benshi. Mpamya ko buri munyarwanda wese afite abantu benshi. Aba nabo tuvuga, aba nabo mu binyamakuru byafashe. Nge ndi kubabwira ko hagati y'94 kugera 96 nge nabaza abantu 15. Cyo gihe nandi mu Rwanda. Ubazira abantu 15 mu gace kamwe nabaze, ugakuba n'ubutaka bwose bw'u Rwanda, wagenda wabara hafi mu bihumbi nka miliyoni y'abanyarwanda babuze muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo ikirere, ni ukuvuga ngo ahubwo umubare waba munini. Ahubwo icyo duhamagarira abanyarwanda, hari n'abandi tutavuga wenda, hari nk'umuntu wari uzwi cyane basohoye no mu bitabo byanditswe, uwitwa Majoro Kiza, mujya mumwumva. Bwana Ndagijimana nawe ari mu bantu waburiwe irengero nabwo muri ubu buryo. Umuryango we kugeza n'ubu ngubu ntuzwi. Hari umumajoro wari n'uw'inkotanyi, tujya twumva abantu bamwe, kuko umudamu yarahunze, Mazoro Ruzindana, tujya tumwumva nawe yaragiye, umugore we ntiyamenya aho yarengeye, n'ubu ngubu ntazi aho umurambo buba. Ni benshi cyane, ni miliyoni na miliyoni. Kandi mu mpande zombi, iyo bigeze ku bahutu bo nyine rusya rutambitse, ariko n'abatutsi barimo navugaga nko Majoro Ruzindana ni umuntu yari umusirikare w'inkotanyi kuva muri FPR. Umugore we ngira ngo ari hanze, tujya tumwumva mu biganiro bimwe na bimwe kuri za radio zitandukanye cyangwa ku mbuga zimwe na zimwe. Ariko icyo nshaka kugarukaho ni uko ubu buryo FPR ikoresha bwo kuzimiza abantu gutya ni bimaze imyaka, ibimaranye imyaka, ifite uburambe muri ubu bugome, kuko ni ubugome mu by'ukuri nk'uko nabisobanuye hejuru, ni ubugome bukabije, ifite imyaka. Ahubwo icyo tugomba gukora nkayibuka bose irengera bose, n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, n'indi miryango iharanira ko abanyarwanda ubwicanyi bwacika mu Rwanda, ni ukubwira abanyarwanda ati ibi bintu mwibiceceka. Ngira ngo mwigeze mu Bwana Ndagijimana mwavuze urugero mu kanya bw'umuntu wabahamagara babwira ati nyaburega muceceke batatumara. Abanyarwanda no bacu umugano bavuga ati uhishura umurozi akakumara ku rubyaro. Gukomeza duhishira ibi bintu banyarwanda, gukomeza duhishira ibi bintu, umuntu wabakabura ko nzi benshi, hari abo zizabugarama babuze, abana b'abasore bakiri bato bazimiye, abana b'abasore babuze za Ruhengeri, abana b'abasore babuze hariya za Gitarama, za Butare, za hose. Ni benshi cyane abanyarwanda, ni benshi cyane bazimiye muri buriya buryo. Ariko bose nyine barakubwira bati reka duceshe nyabonega n'abasigaye natwe dusigaye batatumara. Ariko ro banyarwandakazi mutwumva kuri uno mwanya, icyo cyatuzinduye uyu munsi, iyi nkuru irababaje, ibi biba birababaje, ubu bwicanyi burababaje. Ariko rero nongere ngarukemo nisubiremo nanone, uhishura umurozi agakumara ku rubyaro. Mugomeza guhishira ibi bintu, gukomeza guhishira ubu bugome. Umwana wawe akabura, mukuru wawe akabura, mushiki wawe akabura, papa wawe akabura, ukabiceceka ngo kugira ngo abasigaye batabamara. Ubundi Museveni ngira ngo yigeze akoresha ijambo rimwe, yari yaje mu birori mu Rwanda, avuga ati ushobora gufata ingunguru, amazi yuzuye ingunguru, ukagenda uyivomesha akayiko kagashira. Donc ariko nyamara tuvuge n'urugero, duvuge ko umuntu ari amazi yaragiye kwiba nyiri ingunguru, wakajya agenda akoresha akayiko nyine muri iyo ngunguru, amazi akayamara, nyiri ingunguru agaceceka. Nyine uwo ngo waje kwiba ayo mazi arayamara, nyine ingunguru arayivoma yose igashira.
ariko Nyir'ingunguru yakuze akavuga ati nyabune guri kwiba ibyanjye turarwana undekere amazi yanjye y'ingunguru. Hari igihe buryo icyo gisambo kiruka. Mu by'ukuri dufite igisambo kiri kwiba abantu muri kiriya gihugu, kikabibaho kibajyana, bamwe kikabica, wenda abandi kikagenda kikabica uruboza, abandi kikabagarura nk'uko bamwe cyabagaruye. Kirahari icyo gisambo cyica abantu kikanabiba, kirahari, n'izina ryacyo rirazwi, dufite amahirwe ko tukizi. Icyo gisambo kirazwi, cyitwa FPR. Kiba abantu kikajya kubica, abandi kikabarya, abandi sinzi iyo kibagira, niba kijya kubagurisha ntituhazi, abandi bamwe bakikabajyana kuri icyo gisambo kirazwi. Icyo gisambo rero niba kizwi, abantu mwitinya kugihindura. Abantu ni mugihindura, muvuge muti wewe wagisambuwe utumaza abantu, tubwira ahantu abantu bacu uri kubajyana, tubwire icyo abantu bacu uri kubamaza, n'icyo Abanyarwanda muri uno mwanya tugomba kubahamagarira guhagurukira. Niba tudakoze ibyo, niba tuvuze tuti tugiye guceceka, cya gisambo nawe uwo muntu uri kuvuga ngo ari guceceka, niba ngiye bajyanye mukuru wanjye cyangwa bakajyana mushiki wanjye cyangwa bakajyana murumuna wanjye ngaceceka, mumenye ko utahiwe ni njyewe, cyangwa utahiwe ni umwana wanjye, cyangwa utahiwe ni umugore wanjye. Nicyo Abanyarwanda bagomba kumenya. Nimuhaguruke mwese mwiceceke ibyo bintu, mwiceceke ibibi, kuko nakeka sinzi wigeze kubivuga, n'umuhanga wa kera wigeze uvuga ngo, nakeka Einstein wigeze ubivuga, yaravuze ati isi ntabwo izamarwa n'abagizi ba nabi, ahubwo ntabwo izicwa n'abagizi ba nabi bakora ibibi, ahubwo izicwa n'abarebera abakora ibibi. Nongo Abanyarwanda ibi ngibi Einstein yavuze birabutureba cyane, kubera ko nitureke gukomeza turebera abakora ibibi, nitureke gukomeza turebera abatumaraho urubyaro, nitureke gukomeza turebera abatumaraho imiryango nk'uno kugira ngo twebwe turamuke. Nicyo nahamagarira Abanyarwanda. Murakoze Bwana Jean Marie. Nenda wasobanurira Abanyarwanda n'abatwumva Einstein we yariwe mu ijambo rimwe rwose bakabimenya. Einstein rero maze kuvuga mu kanya, mu by'ukuri ni umuntu uzwi cyane mu mateka y'isi, wakoze ubushakashatsi bukomeye, arazwi cyane mu by'ukuri, wagiye uvumbura n'ibintu byinshi cyane, ngira ngo niwe yagiye agira uruhare mu kuvumbura za amabomba atomika, ari n'ibi ngibi aya mato y'intambara, ngira ngo yagize uruhare mu bintu byinshi cyane. Yari umufilozofe ariko n'umushakashatsi, ni umuntu ukomeye mu mateka y'isi yose, arazwi cyane rwose mu bihugu byinshi bikize, mu bihugu byinshi bikomeye arazwi. Niwe rero wavuze ibyo bintu, aravuga ati isi ntabwo izamarwa n'abakora ibibi, kuko ahubwo izamarwa n'abarebera mu bagizi ba nabi. Nanjye rero nibyo nabwira Abanyarwanda, u Rwanda ntiruzamarwa na FPR ikora ibibi, ndetse n'interahamwe yewe ntizarumaze, nta nubwo zamaze Abatutsi ngo zabitekerezaga, ahubwo na FPR nayo ntizamara Abanyarwanda. Ariko twebwe abarebera ibibi FPR ikora, ni twebwe babi cyane kurusha FPR. Murakoze Bwana Ndagijimana. Einstein mu by'ukuri umuntu yakongeraho ko yari umuntu w'umuhanga cyane mu bya fizike. Yagiye anavumbura za principe zijyanye no guterateranya ibintu bishobora guturika, ari nabyo byagannye kuri bombe atomika. Akaba n'umuhanga nyine mu bitekerezo, akaba yarasize amagambo menshi abantu bakunda gusubiramo, yahindutse mbese nk'isomo ry'ubuzima. Wagira icyo uvuga nanone, uretse abicwa, uretse abafungwa, uretse ababurira irengero, wagira icyo uvuga no ku byakorewe madamu wa Shyaka Gilbert, biriya bintu bya torture, kumushyiramo electricité, nkamwe mushinzwe kurengera ikiremwamuntu mubibona mute biriya bintu? Mu by'ukuri mbere y'uko ngaruka kuri icyo kintu mumbajije, ndashaka kugira ngo nereke Abanyarwanda nyine, iyo turi kuvuga, nubwo wenda ngende kubivuga ndi hanze, ariko Abanyarwanda bari mu gihugu mpamya ko bazi FPR kundusha. Ndagira ngo nongere ngaragaze isura nyayo ya FPR mu by'ukuri ni iyi. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa FPR ni ubutegetsi navuga ubona buyoborana ikintu cy'ubwoba burenze kamere muntu, n'igihunga gikabije mu miyoborere yabyo iyo burebeye ku ruhande. Ubwoba bwinshi burenze kamere muntu ntigeze mbona no ku isi, sineze mbona ubutegetsi buyoborana ubwoba nk'ubwo FPR, ku buryo bwikanga buri muntu wese na buri kantu kose gashobora gutuma abaturage bazamuka. N'urugero,
nk'iyo mbere kugira ngo ngere kuri Shyaka kuko Shyaka nyine iyo tuvuga umugore wa Shyaka ubwo turavuga na Shyaka nawe mbere y'icyo nawe yazize mbere ko ngira kuri Shyaka nyine muri icyo cyo kwerekana ubwoba ubutegetsi bufite burenze kamere muntu pe ubwoba burenze uko twe tugutekereza burenze rwose ko sinzi uko ubwo bwoba nabuvuga ariko FPR ni Shyaka sinzi niba ni Shyaka nge kuryita Shyaka kuko ni mbona ari n'umutwe wa gisirikare navuga ni umutwe wa gisirikare nge kurusha Shyaka ni umutwe wa gisirikare ubona ufite ubutegetsi ariko uyoborana ubwoba bureze kamere muntu sinzi impamvu ikibazo sinagisubiza impamvu bayoborana ubwoba bugeze kuri ruriya rwego uwagisubiza wenyine n'uyobora FPR cyangwa n'abari muri FPR bayikorera bazatubwira impamvu bayoborana ubwoba bungana kuri ubwo bwoba rero bugaragazwa n'iki ubwo bwoba bwigaragaza mu miyoborere yabo ikintu cya mbere kibugaragaza nuko butinya akantu kose ndavuga n'akantu gato gashobora gutuma umuturage yahumuka akazamuka ni ukuvuga umuntu ushobora kuvuga agahumura abaturage uwo ari we wese n'umuntu umwe buramutinya cyane uhere si n'ibintu batangiye none uhere kuri abo Bizimungu bafatanyaga nabo uhere kuri uhere n'abandi bantu bose bagiye bashaka kuvuga agahitwa yicwa cyangwa se atakwica akazimira wongera ugere nyine kuri aba ngaba ba Karasira wongera ugere kuri ba Kizito Mihigo umuntu ari umuririmbyi kubera ko yaririmbye indirimbo yonyine akavuga mu ijambo akavuga ati nyabuneka n'abantu bishwe niyo mavuga ngo n'amasasu yacitse ati uyu muntu ibintu avuze hari imfubyi mu by'ukuri z'ubwo bwicanyi ziri mu Rwanda cyangwa abantu bacitse ubwo bwicanyi bashobora kujya mu muhanda wenda bakitwivumburaho bikaba ibibazo ati uyu muntu nuwo kwicwa urabona ba Karasira nawe ati Karasira ari kuvuga ibintu ati hari abantu muri iyi disikuru ya Karasira bakwibonamo wenda abantu 1000 cyangwa abantu 1010 bagiye mu mihanda twabigenza gute ati nimufate ubu nguyu mufunge cyangwa se mu mwica bigaragara byose byo gufunga abo bantu cyangwa kuzimiza abo bantu bavuga bigaragaza ubwoba burenze kamere muntu FPR yoborana igihugu mu by'ukuri kubera iki kubera ko ubwo bwoba ariko bukagira ishingiro kuko ubutegetsi bwose kuri ino si budashingiye ku baturage budashingiye ku rukundo rw'abaturage buhorana ubwoba buhorana igihunga kuko nyine bukora nyine hari umuntu wigeze uvuga ngo ni agatsiko k'amabandi ariko ari mu buyobozi bwabo ubwo baramugororeye wenda bivugaga bamutumye simbigarukaho ariko ngenda ajya kugereranya nk'umuntu uri kwiba donc ubutegetsi ubufite nyine ari abaturage babuguhaye ubumeze nk'umuntu uri kwiba none akantu kose nk'igisambo buryo cyaje kwiba muzu n'urugero iyo cyumvisha umuntu n'urugi rugize bavuga ati wasanga ari nyururugu byutse kigahora kikanga wenda kikaba cyajya niyo yaba ari inyoni kigakubita yaba ari igikino ubwo bwo barongera nabugeranya n'umuntu nyine umuntu wese ufite ubutegetsi atarabuhawe abameze nk'uri kwiba kandi uko barigiza uko bayibye ubutegetsi butangwa n'abaturage n'abyibuka bose ishyigikiye ubutegetsi rotawe n'abaturage mu kuvuga uba wabwibye uwo muntu wese ufite ubutegetsi yibwe ahorana igihunga ahora yikanga umuntu wese ubwo rero tukagera kuri ibyo bya Gilbert mu by'ukuri aza muri urwo rwego rw'abo bantu bose navuze ba Kizito Mihigo ba Karasira n'abandi bantu bose bagiye bavuga bati nyabuneka dore uko ibintu byagombye kugenda Gilbert nawe rero yaragurutse aravuga ati Gilbert we yanavugaga ati yasobanuye gusa ko ati data yarapfuye asobanura uko yishwemo avuga ko nyine yari umututsikazi avuga ko atigeze afashwa nk'imfubyi ya jenoside kandi nyina nawe ari umucikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi baravuga bati uyu muntu hari abantu benshi bamwibonamo bati uyu muntu hari abantu benshi bamwiboneye ati abantu bamwibonamo bahagurutse twabakizwa n'iki kubera bwa bwoba bati uyu muntu tugomba kumufunga cyangwa tugomba kumwica vara bwa bwoba umugore wa Gilbert rero nawe ari aza nyine muri iki gice cy'ubwo bwoba ni ukuvuga ati niba umugabo afunze uyu mugore nawe akaba ashobora kuvuga ba bantu Gilbert yabwiye ba bantu bibonaga muri Gilbert bashobora gukurikirana n'umugore n'uyu nawe iri foke tumwica uyu nguyu nawe tugomba kumwica cyangwa tukamugirira nabi kubera ko hari abantu bashobora kwibona mu byo ashobora kuvuga n'ubwo bwoba rero mu by'ukuri bubitera nuko ngewe mbibona n'abandi ariko ubwo bwoba nyine FPR abufite hari ikintu nabwo shaka muri aka kanya nyine shaka kubwira FPR wenda ibyumve cyangwa ntibyumve kuko nzi ko batwumva rimwe na rimwe badukurikira plito ntabwo kutwumva bwo simpamya ko batwumva kuko no kudukurikirana no kutwumva byo simpamya ko batwumva batwumvaga bajya bakora ibyo tubabwira nibyo tubasaba
icyo nashaka kubwira FPR gukomeza kwica abantu muri ubu buryo ntacyo bizabamarira uretse kuzagira amateka mabi nk'uko Kagame yigeze bivuga ati nimwe mugomba kwandika amateka muri kwandika ni mabi kuko ibi bintu kuri mwebwe FPR ni ibintu bizabakurikirana imyaka n'imyaka n'abana bayo niba mushaka kwandika amateka nk'uko Kagame bivuga hari amateka meza arandi amateka meza murabazi hari abantu bagiye bandika amateka meza ndi guha message ndi guha ubutumwa FPR barahari mufite ba Nelson Mandela bagiye mu ntambara nabo bararwanye hari intambara yabaye ko yaba yarabaye kose yaba y'amasasu cyangwa y'ibindi bararwanye ariko bafashe igihugu bagerageje guhuza abantu bagerageza guhuza abantu nibyo FPR nibyo ngira ngo ibuka bose irengera bose tumaze imyaka ari nka 20 tubwira ngira ngo tumaze imyaka hafi 20 tubwira FPR ko ari cyo yabanje gufata yagombye ko yarafashe nka rurugero rwa Nelson Mandela igashobora guhuza abanyarwanda bose bamoko yose nicyo bari cyo cyose tutibagiwe ko nitwirangagiza ko abanyabyaha bagomba guhanwa ntabwo muri buka bose irengera bose dusangiye ibyaha naho ubundi kucyo mwari mumbajije bwana Ndagijimana cyura mugoro wa Gilbert icyo navugaho nuko bari abantu bose n'inzira karengane z'ubwoba FPR yoborana kubera ko FPR y'ubwo butegetsi bw'abanyarwanda inzira karengane zakomeza kuba nyinshi Gilbert n'inzira karengane umudamu n'inzira karengane hari n'izindi nzira karengane zizaba nyinshi cyane ziracyaza mu zibare zizaba nyinshi zabe miliyoni n'amamiliyoni mu gihe FPR nyine itazaba irashobora gusubiza ubutegetsi abaturage ngo bari bo bahitamo ubayobora kuko baribye FPR kuri nge n'ibisambo by'ubwo ubuyobozi ubutegetsi bw'abaturage mu gihe bagifite ubwo butegetsi muri ubwo buryo bazahora igihe cyose bagira abantu nabi cyane cyane abantu bashobora kuvuga mu izina ry'abaturage bazahora bagira nabi babice bamwe abandi babashimute nk'uko babikora murakoze nicyo nabivugaho murakoze cyane bandimwe Atanazi nagira ngo nkubaze icyo umuryango ibuka bose irengera bose itekereza ku mvugo yadutse igira iti kugira ngo abahutu n'abatutsi biyunge ubwicanyi FPR yakoreye abahutu ntibugomba kuvugwa muri iki gihe kuko ngo bituma abatutsi bamwe bagira ubwoba iyo mvugo muyivugaho iki tutagarutse kubivugwa mu miryango imwe n'imwe ndashaka kumenya gusa aho ibuka bose irengera bose ihagaze kuri iyo mvugo ibwira abanyarwanda iti muceceke ntimukavuge ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'abahutu kuko byatuma batiyunga n'abatutsi umubibona mute mu by'ukuri kuri iyo mvugo navuga hari ibintu bibiri by'ingenzi nshaka kuvuga kuri iyo mvugo ikintu cya mbere navuga mu Rwanda dufite ni ikibazo cy'abantu bakunda kubita abahezanguni mu kinyarwanda cyangwa se abantu bacengewe n'irondakoko abo mu gifaransa bita les extrémistes barahari ntabwo abanyarwanda tugomba kugira ubwoba cyangwa isoni bwo kuva ko dufite les extrémistes tutsi na les extrémistes hutu abo bantu barahari tugomba kuvugisha ukuri nitujye ku ruhande no kuvuga ngo abo bahezanguni twarabagize kuko ntitwagira ubwicanyi nanone nk'ubwo twagize ku batutsi cyangwa nk'ubwo twagize ku bahutu tudafite abo bahezanguni mu gihugu abanyarwanda ntibagomba ibyo bintu kubihisha bagomba kubivuga ko abo bahezanguni baturimo baba abatutsi b'abahutu baturimo kuko twari kugira miliyoni zingana gutya z'abahutu n'abatutsi bishwe abahezanguni bataturimo icyo kintu ni icya mbere rwose nshaka kubwira abanyarwanda ko baturimo bahezanguni tugomba kugira n'isoni zo kuvuga ko abo bantu aribo badutobera mu gihugu abo bahezanguni baba abahutu baba abatutsi abantu bafite ubuhezanguni bw'ironda koko muri bo baturimo ni ukuvuga ngo iki rero ni abahezanguni bose abo baba bari baba abahutu b'abatutsi ntibashaka kumva akababaro k'undi muntu badahuje ubwoko ni ukuvuga ngo iki umuhezanguni w'umuhutu azavuga ati jenoside y'abatutsi abatutsi nabo barizize wenda n'urugero ati FPR yari yateye igihugu ati rwose ariko se babonaga ko byagenda gute ntabwo ibyo FPR byose yaba yarakoze ntibyari kusaba ntabwo byari ngombwa ko umututsi ari hose w'umukene cyangwa w'umukire yicwa umuhezanguni nawe w'umututsi azaza kubwira ati ariko se ati abahutu rega ati baguye mu ntambara ati none si intambara rero abantu bakora amasasu yagiye yagwa kagira ati cyangwa ati harimo n'abagiye bicwaga bafite imipanga ijejeta amaraso none se umwana nawe imyaka 2
ibibombe twabonye bigwa ku bagore bahetse abana za Kibeho muri za Kongo, amashusho twagiye tubona abagore bagiye baraswa bafite abana mu mugongo cyangwa abana b'umwaka 2, uwo mwana nawe yabaga yafashe umupanga. Abagore babaga bahetse amana n'inkwi mu mugongo bakaraswa bagakubita ubiro bagakubita kandoyi. Abo bagore bari bafite impanga ijajeta amaraso. Abo baheza nguni nongere nibutse ko muri gahunda ya Ibuka Bose mu by'ukuri twebwe icyo twiyemeje ni ukubanisha abanyarwanda bose b'amoko yose, abatwa, abahutu n'abatutsi, bakareshya imbere y'ibyiza by'igihugu n'imbere y'amategeko. Iyo ni intego yacu, tuzayirwanira kugeza ubwo wenda twe tuzavira kuri nosi, ariko ni intego ya Irengera Bose, ya Ibuka Bose Irengera Bose. Abanyarwanda bose bagomba kureshya imbere y'amategeko. Ni ukuvuga twebwe mu murongo wacu utandukanye cyane, no mpamvu mbanze kuvuga abo baheza nguni no kugira ngo bibutse uko barahari, ibyo ntitugomba kubishanya. Mbibutse ko abo bantu Ibuka Bose Irengera Bose izabarwanya aho baba ari hose, baba abahutu baba abatutsi. Ndagira ngo mbibutse abo bantu hose aho bicaye, haba mu masoro yabo, baba aho bicaye hose, twibutse ko Ibuka Bose Irengera Bose itazihanganira abo bantu bashaka kumva ko umunyarwanda atareshya n'undi, cyangwa ko akababaro k'umunyarwanda nako katangana n'akabaro k'undi munyarwanda. Abanyarwanda bose bareshya, umunyarwanda wababaye. Ibyo ndagira ngo Bwana Kizito Mihigo wanabizize, wenda twe turacyabivugira, ariko hari ababizize mbere yacu. Ibuka Bose Irengera Bose tumaze kugira victime y'iyi discours ya Ibuka Bose Irengera Bose. Muri victime zirimo zimena twavuga, nubwo ntavuga ko ntajya kwemeza ko yari umunyamuryango officiel, ariko kuba umunyamuryango Ibuka Bose Irengera Bose si ngombwa kugira ikarita. Ibuka Bose Irengera Bose ibyo waranira ni uko ibitekerezo byacu, umurongo wacu uko abanyarwanda bareshya, uko ababaro k'abanyarwanda bose kumva kimwe, umuntu wese ugaharanira uwo ari mu murongo wa Ibuka Bose Irengera Bose. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko tumaze kugira mu by'ukuri muri urwo rwego nyine maze kuvuga. Hari abantu bagiye babizira, harimo nka Kizito Mihigo tumaze kuvuga, wenda harimo n'abandi bazakomeza kubizira, ariko nibutse abo baheza nguni rwose ko twe uwo murongo tutazawutezukaho, tuzakomeza kurwana ko abanyarwanda bose bareshya. Noneho rero ikindi cya kabiri, ubwo namaze kuvuga kuri ibyo by'abaheza nguni, nari maze kuvuga kuri ibyo by'abaheza nguni namagana cyane, kandi twamagana muri Ibuka Bose Irengera Bose. Ndongera mvuge ikintu cya kabiri noneho navuga cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. Nyuma y'ibyo twese twagiye tunyuramo, ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu cya kabiri nshaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo iki mu by'ukuri birakomeye, ndabyumva, birakomereye umututsi wabonye imipanga iziwe cyangwa kamara amezi 3 mu mwobo yihishe. Birakomereye n'umuhutu nawe wabonye inkotanyi ziza mu rugo zikarimarima abantu be bose, cyangwa se zikabasanga muri Kongo zikarimarima abana be, wenda gasigara ari imfubyi cyangwa se gasigara ari umugore, abana b'inkotanyi zabo. Birakomeye. Icyo bisaba rero muri ubu bumwe, nshaka kuvuga ubumwe n'ubwiyunge, nyuma y'izo nzira zose twagiye tunyuramo, nuko cyane cyane abari ku rwego navuga ngo iki, nari ngiye kuvuga abari imbere, abo navuga abari imbere, abamurikiye abandi, niko abaserukiye abandi, tuvuge abaserukiye abandi, ni ukuvuga abakora politiki, abari mu miryango itandukanye yigenga, ni ukuvuga ibyo bita societe civile mu Gifaransa. Icyo umuntu yabahamagarira ni ukuvuga ngo ni ukurenga icyo kintu cyo kwibona muri ibyo twanyuzemo, kugira ngo wabere umurongo abandi banyarwanda bose basigaye. Icyo kintu twanyuzemo ni ukuvuga ngo niba uri umututsi, ndabyumva wo, ariko ukaba uyobora ishyaka cyangwa ukaba uyobora umuryango runaka cyangwa ukaba uyobora iki n'iki, wireba akababaro kawe wenyine ngo urebe ati kubera ko nandi umututsi wenda abahutu bakampiga n'imipanga, urebe ibyo gusa. Reba ko hari n'abahutu nabo FPR yatsinze mu Rwanda, yatsinze muri Kongo, yatsinze hirya no hino. Niba uri umuhutu ukaba uri imbere y'abayo mu miryango yose cyangwa mu mashyaka ya politiki, nawe wireba ako kababaro k'abahutu bagize kuva muri 90 wenda kugera uyu munsi. Reba nabo batutsi bandi, nabo abahutu bazindutseho abahutu b'intagondwa bazindutseho mu gitondo bagatemagura abana biwe, bagatemagura ibiki n'ibiki. Nuko tugomba kuvuga. Aho rero nkagaruka ku bimaze iminsi bivurwa, ntabwo nabirengaho, ku bimaze iminsi bivugwa hanze aho ngaho nabwo, kuko nabibonye bimwe na bimwe. Nagize amahirwe yo kubona ibaruwa nk'iyo umuntu hari uyoboye
impuzamashyirahamwe yitwa nk'iyo umuntu wari uyoboye impuzamashyirahamwe mbona n'ibyo abanyamakuru bagiye babivugaho ndongera kuvuga ko mu by'ukuri burya nyine nicyo maze kuvugaho hejuru igihe tuyoboye ibintu tugomba kuguma muri uwo murongo wo guhuza abanyarwanda bose ntidutatire ngo tujye muri babandi navuze mbere ntidute umurongo ngo tujye muri babandi navuze mbere w'abahezanguni tugahera ahubwo muri uyu murongo wa kabiri mvuze wo kureba wo kurenga akababaro kacu bwacu ku giti cyacu yaba aba umuhutu akarenga akababaro kiwe yaba umututsi akarenga akababaro kiwe kuko nitudakora ibyo twe duserukira abandi mu mashyirahamwe yigenga cyangwa mu mashyaka ya politiki abanyarwanda bari hasi bo nyine dushobora kongera nanone baba abatutsi baba abahutu dushobora nanone kongera bimwe twangaga twese bimwe turwanye bimwe tutwifuriza u Rwanda kongera kubibashoramo niyo mpamvu rero nongera guhamagarira ahangaha nyine kuri iyo ngingo ya kabiri ko twebwe abaserukira abandi mu mashyirahamwe cyangwa mu mashyaka cyangwa mu myanya yose tugomba kuba intangarugero mu kugira ngo turenge ubwo bubabare twagize mu mateka yacu bwite atanazi niba ndi umuhutu amateka yanjye nanyuzemo niba naranyuze muri Kongo nkabona bene wacu bicwa nkabirenga kubera ko serukira abandi nkumva ko n'abatutsi nabo barenganye ko batemaguwe mu Rwanda niba atanazi ndi umututsi nkaba narabonye bene wacu batemagurwa nkabirenga mu gihe serukira abandi nkavuga nti aha n'akababaro abahutu bagize nuko ngewe mbibona kandi nayo murongo ibuka bose ibona ko tugomba kugerageza kurenga ibyo bintu byose kandi tukamagana abo bahezanguni kuko baratuvangira ni minority ndongera mbyongere ni bake mu banyarwanda ngereka nongera mbaho urugero bwanagisha Imana nk'ubu bajya bavuga bati ubwicanyi bwakora abatutsi nge bwabaye ndi mu Rwanda ndibuka abantu kuko uzi ko n'abahutu barahizwe nka cyangwa abahutu bishwe urugero natanga ni witwa Serubyogo yarishwe umuryango wengira ngo urabiza uri kunyumva hari n'abandi bahutu bahizwe bese cyane sinabavuga amazina kuko baracyari wese ngomba kumavugira bazivugira nanjye ndibuka nk'iwacu interahamwe zarahanyuze ariko ndibuka ko ndavuga nka groupe zajyaga kwica abantu twari utugurupe navuga reka tuvuge wena nk'abaje muri segiteri nari ntuyemo mu cyo bitaga segiteri nari ntuyemo ndibuka ibarura nyuma y'intambara yari igizwe hafi n'abaturage 5,000 nibo bari bayituye abantu baje kwica muri iyo segiteri bari abantu kuko nayo yonyine groupe yanyuze n'iwacu nyine nayo nguje kwashaka mu inkotanyi ubwo yaje no kwashaka nabo natwe twese nyine kuba twicara ngo dufite ngo radio ngo yavuganaga n'inkotanyi icyo gihe bari abantu batageze no kuri niba narabaze neza buryo yari ndi mukuru afite imyaka 16 nyirindwe gutyo ndi mukuru bari abantu batageze no kuri 50 urumva abantu 50 bakaza kwica abantu muri segiteri y'abantu 4,000 urumva ni 1%. Ni 1% na 50 simpamye ko bagezemo ni 1%. Ngaba abantu rero banduza isura y'abahutu kimwe nuko ari n'abantu nashaka kwerekana ukuntu abo bantu nyine babeza nguni ari abantu bavangira abantu ntibageze no kuri 1% babo bantu baje kwica abantu muri city abantu 50 kuri city ratuye n'abantu hafi 5,000 abantu bavangira abatutsi nabo ntibageze no kuri 1%. Ni gute mwebwe batutsi namwe bahutu abo bantu bake bashaka kutumara batuvangira tukabyemera nibyo rero nashaka imijya abanyarwanda umwicanyi n'inkundi umuntu ukora ibibi n'inkundi yaba umuhutu yaba umututsi cyane cyane umena amaraso y'abanyarwanda ntagira ubwoko yitwa umwicanyi nitumwamagane kimwe niturebe ngo afite izuru rimeze gutya cyangwa ava mu bwoko bunubu tumwamagane kimwe yaba umututsi twamagane kuko umwicanyi ntawe ngira ngo urugero rufatika nyine n'ibyo Kagame ari gukora Kagame hari abantu wenda bamwe baba baravuze bati ni umututsi nta kibazo ariko ngira ngo murabona abahutu arabica abatutsi arabica n'interahamwe nazo ni nyine nabivuze hejuru simbigarukaho mu bantu bishwe natanze urugero rwa Serubyogo hari n'abandi bahutu benshi bagatu biringiye Imana banzamurambaho abo bose barabahutu bitwereka rero ibyo bintu byose ndi kuvuga bitwereka mu banyarwanda nitwige amateka yacu natwigisha byerekana ko nta muntu kugeza uyu munsi ni nacyo kimbabaza mu bintu byose nta muntu kugeza uyu munsi wagombye kuba agishyigikira cyangwa akingira ikibaba umwicanyi wari we wese kuko umwicanyi nta bwoko agira murakoze naho narangiriza murakoze cyane Atanazi nagira ngo wenda ngarukiye inyuma mvuga ko twabaye nk'abibagirwa abavandimwe bacu b'abatwa kuko burya hari ubwo abahutu n'abatutsi bakajya kwikunda bakavuga ababo gusa ariko n'abatwa barishwe cyane muri kiriya gihugu abatwa barishwe ku bwinshi hirya no hino mu gihugu nabo rero tujye tubibuka
niba dushoboye no kubatiza ingufu kugira ngo ibibazo byabo nabo babivuge bemye babigeze ku banyarwanda bigeze no ku mahanga bamenye ko umuryango Ibuka Bose Irengera Bose uhari ko witeguye gukorana nabo kugira ngo nabo akababaro kabo kavugwe kandi atari kugira ngo ni ugukomeza gutoneka ni ukugira ngo dukize ibyo bisebe byose kugira ngo abanyarwanda bakire noneho tuzahurire mu gihugu cy'ubwiyunge ariko ubwiyunge bwubaka atari ubwiyunge bwo gukomeza kwica abantu kuko biragaragara ko nubwo jenoside zizwi za kera zarangiye ariko ubu ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Paul Kagame na FPR ye n'abandi bantu nk'uko bivuze bagerageza kubakingira ikibabo kandi wenda bo nta n'umuntu bishe ukibaza impamvu bashaka guhakana ukuri ibyo byose tugomba kubishyira hamwe tugacugusa tukabyazamo ibyiza nicyo narangirizaho ndagira ngo ushimire ariko niba ufite ijambo warangirizaho ku kiganiro cyari cyiza kandi kigeze heza ntitujye ku zindi naketse ko tuvuga ibya Rusesabagina ariko tuzabivuga ubutaha niba hari ijambo ufite wageza ku banyarwanda ku banyamuryango Ibuka Bose Irengera Bose se cyangwa abandi mukorana mu zindi nzego nabyo mbiguhereye umwanya kugira ngo iryo jambo ritugezeho. Bo murakoze bwana Ndagijimana bo nta byinshi nabwira abanyarwanda ngira ngo nabivuze mu byo navuze hejuru ibyo nabwira abanyarwanda nuko twese mu by'ukuri ikintu cya mbere tugomba kwirinda guhishira umurozi niko navuga cyangwa se byo nise igisambo kubera ko nyine uhishura umurozi akakumara ku rubyaro umunyarwanda wabuze umuntu natabaze navuze induru nakome ku munwa ibyo kuvuga ngo baramwica n'ubundi ni hahandi niba bajyanye umuntu wawe nawe umenye ko ejo cyangwa ejo bundi bazaza bakakujyana cyangwa bakajyana usigaye icyo ni icyambere nabwira abanyarwanda nimuhaguruke rwose twamagane abantu ibyo bisambo byiyemeje kutwibira abantu byemeje kuducuza kutumaraho urubyaro kutumaraho bene wacu nimuhaguruke tubyamagane ibyo ni ibyembere mwigira ubwoba yewe niba unafite ubwoba bwo kubivugira mu Rwanda aho uri itangazamakuru n'uburyo bwo kuvuga bwarahindutse bwarayongereye hari uburyo bwinshi cyane hari kohereza ka message kuri telefone hari kohereza ubwinshi nimukoresha ubwo buryo bwose dufite mutabaze muvuge bati nyamuneka hani wanjye banjyanye umuntu banjyanye mushiki wanjye banjyanye umwana banjyanye mutabaze kuko nibisambo nimutabaze ku buryo bwose mushoboka naho ubundi abo bantu baratumara baratumara abantu rwose baratumara abantu icyo ni icyambere ikindi cya kabiri navuga cyane cyane nahamagarira abanyamuryango ba Ibuka Bose Irengera Bose nuko ngira kubabwira muti nimukomere nimushikame intego yacu duharanira yuko abanyarwanda bose bareshya aho bava bakagera niyo ntego nyayo nizageza ubwiyunge nyabwo ku banyarwanda nizatuma twubaka u Rwanda nyarwo abanyarwanda bose bibonamo utari u Rwanda ruheza uwo ari we wese u Rwanda rumwe rwose buri muntu wese uko ari kose uko areshya kose n'amazuru n'umutwe we ni ibyo afite byose witwa umunyarwanda yewe n'uruhuru kuko twibagira ko n'abanyarwanda bashobora kuba ari abadafite uruhu nanone rw'ubwirabura birashoboka nabyo tujyaho tukabyibagirwa donc umunyarwanda uko ari kwe kwese urwo Rwanda duharanira agomba kwibonamo nuko u Rwanda rwese tureshya tukareshya ku byiza by'igihugu tukareshya imbere y'amategeko nibyo rwose nababwira tubiharanire ikindi nabwira abanyarwanda nuko mu by'ukuri atari twe duharaniye uburenganzira bwacu atari duharaniye ukureshya kwacu nta muntu uzabiduha nta muntu uzaza ngo abidutamike mu kanwa nitwe tugomba guhaguruka tukabiharanira murakoze cyane nanone turangiza nabwira abakurikiye ibiganiro byacu kuri iyi radiyo televiziyo Ibuka Bose Irengera Bose ni nshya nababwira ko ari nshya ariko ko ifite inshingano yo kugira ngo yifatanye n'abandi bose batangaza amakuru twe ntabwo turi itangazamakuru ahubwo turi urubuga rwo gusesengura rwo gusobanukirwa n'amateka ya kera n'ay'ubu no kugeza ubutumwa bwubaka ku banyarwanda ubwo rero ikindi navuga nuko rwose dushima by'umwihariko ruriya rubyiruko rwo mu Rwanda bariya bafite za chaîne YouTube batumenyesha amakuru y'ibyabaye mu gihugu bagakurikira iby'imanza zikorwa kandi leta itifuza ko bimenyekana
abazimizwa bariya bashimutwa hirya no hino bakabatubwira ntituba tuziranye nabo ariko ibyo bandika ibyo batangaza turabikurikira kandi turabamenyesha ko tubashyigikiye dukomeze dufatanye rero urugendo kugira ngo ukuri kwimakazwe hagati y'abanyarwanda iriya ngoma ya Paul Kagame na FPR batinya ukuri rero niyo ntwaro ya mbere yo kubarwanisha ntabwo ari katyusha na za katyusha zizaza kuba bifitiye ubushobozi bibaye ngombwa ariko amahoro burya ajyanye n'ukuri ashobora no gutsinda za katyusha nongere mbashimire cyane nongere ngushimire muvandimwe Atanazi naho ubutaha uraramukeho murakoze bwana Ndagijimana atakanyira ubukozwemo nyiri ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyiri ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyiri ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyiri ubuteruranwe nake bakinumira